turagushuje aka kanya tugarukanye nanone ni inkuru nziza ku bantu bose nizera yuko wenda iraza kubafasha nkuko twabibabwiye tugenda tubarebera ibigirira abanyarwanda n'abantu muri rusange akamaro. Tukaba ariyo mpamvu rero tuza tubabwira niba koko uri umuntu ariko ushaka kwiteza imbere, uyu munsi hari amahirwe abonetse nshaka kujya dusangize abanyarwanda bose cyangwa se undi muntu wese wifuza kuba yayafasha. Aha rero murabizi ni kuri Tera, uri kuvuga na Tera n'ubundi usanzwe, ariko nkuko muri kubibona ndashaka kugira ngo mbagezeho amahirwe cyangwa se uko mwabonye kuri title yacu cyangwa se thumbnail. Kano kanya twakira amakuru yuko hari amaburuse cyangwa se scholarship zirimo zitangwa kandi zikishyurirwa cyangwa zikishyura umuntu 100% nta kintu na kimwe atakaje. Ikiyongeyeho nuko ino buruse igiye gutangwa ku bantu ari buruse ishobora kuba izahera ku bana wenda barangije senior free cyangwa se abo barangije ordinary level cyangwa troncome, ikaba izaba igendeye kubafasha mu buryo bwo kwihangira umurimo, ibyo binyuze muri RTB cyangwa se Rwanda TVET Board, ariko mu bufatanye na SDF. Rero aka kanya ryatuze kubagezeho itariki muri 10 z'ukwa 4 2025 nibwo ikigo cya KSP Rwanda na RTB bagiranye ikijyanye n'amasezerano y'imikoranire kizamura imyaka 3, aho bavuze ko bagomba gutanga cyangwa se gutanga training y'ubumenyi ngiro cyane cyane mu cyiciro kijyanye na multimedia production. Urumva rero ahangana amahirwe agiye kuboneka ku bantu batashoboye kwiga ngo barangize cyangwa se ko wararangije secondaire ko nta kazi ufite, aha nawe wemerewe gusaba, ndetse na kaminuza niba warangije rwose wemerewe gusaba. Turaza kurebera critères zose hamwe zikenewe cyangwa se ibikeneye kugira ngo nawe uzawe abanyamahirwe. Nongeye bisubiremo, uzishyurwa 100%, bazaguha transport, bazaguha kuba, bazaguha ibyo kurya ibigutunga. Urumva rero ino buruse cyangwa ino scholarship ntabwo nakwanga kwibagezaho nkuko nabibabwiye ko nzanabarebera amakuru agezweho cyane cyane twajya muri education bikaba karusho. Reka rero twihute kano kanya tutabatindiye, nkuko nabibabwiye. Ubundi iyi KSP iravuga, KSP yatanze itangazo rivuga ngo ejo ku itariki 10 z'ukwa 4 2025 KSP Rwanda na RTB binyuze muri SDF Skills Development Fund basinye amasezerano y'imikoranire y'imyaka 3 igamije guhashya icyuho cy'amasomo y'ubumenyi ngiro cyane cyane mu cyiciro cya multimedia production. Bivuga ko zino scholarship na abantu bose bashaka kuziga icyo bita multimedia production, ahantu nyine ukabuzi gukamera, ukazasohoka uzi gufata amashusho yawe, uzi kweditinga. Urumva nyine ni ibintu bijyanye ni iterambere ku muntu wese uzajya kwiga abonye ino buruse. Reka tuze wenda kureba hamwe ubundi iyi KSP igikunda gutanga buruse, wenda ndaza kubaha ni indi link ushobora guhita ufatiraho. Yajyaga itanga ubundi 70% ubundi kishyura 30%. Rero uyu munsi urumva na amahirwe nyuma yuko igiranye amasezerano na RTB cyangwa se Rwanda TVET Board, bahise bemeranya yuko bagomba gutanga buruse %100%. Reka tuze kurebera hamwe ubundi KSP amaburuse ikunda gutanga cyangwa se scholarship zikunda kugaragaramo, wenda nawe wazibonamwo igihe kiziraza. Reka turebe hambere abwami nabwiye ko bazatanga nyine buruse ku kijyanye na multimedia production, ariko ubundi bagira ibintu byinshi cyane harimo nka film making and video production. Twajyana n'ikeza mu Kinyarwanda tuvuga ko gutunganya amashusho yo mu buryo bwa kinyamwuga, hakaza icyo bita photography and graphic design, ifoto n'igishushanyo mbonera, hakaza icyo bita digital literacy, ubumenyi bw'ibanze mu ikoranabuhanga, hakaza language for creative, indimi zifasha abahanzi, hakaza journalism and communication, itangaza amakuru n'itumanaho. Aya na amaburuse KSP ikunda gutanga. Hakaza tourism and hospitality, ubukerarugendo n'imitangire ya service. Hakaza creative media combination, hakaza icyo bita nanone instruments and vocal cyangwa se ibikoresho by'umuziki n'amajwi, ukaba uzi kwikoresha neza. Aka kanya rero iyi scholarship yo izareba ku cyo bita multimedia production. So ndakwinginze rero niba ari ubwa mbere rwose wabanye natwe ahangane uzagira ubona amakuru nk'aya ngaya, niba wigenderaga ko wakana subscribe hakande kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe, kandi n'iki kiganiro tuyishizeho ujye tukibona ku gihe wakanze ukazogera nk'ibisanzwe. So reka dutangirane rero nahanga. Ubundi tangazo rimeze gute? Iri tangazo
rirarebana n'umuntu uwo ari we wese warangije senior free cyangwa se mu wa gatatu muri troncome gusubiza hejuru, noneho akaba ashaka kwiga kuri bourse ya KSP kufatanye na RTB binyuze muri SDF cyangwa se SDF fund cyangwa se Skills Development Fund. Rero turaza kubafasha paka kugeza usoje, turagufasha kwa applyinga, turagufasha kuntu birakorwa. Reka turebere hamwe wenda iryo tangazo cyangwa se nibisabwa, nyaboneka uhite ubisangiza n'abandi bose kandi ubabwire bakurikirane batari bafunga umurongo kuko biramara iminsi mike cyane. Reka turebe ngo bimeze gute noneho. Ruva ukimara kubona rutangazo urahita usabwa nawe guhita applyinga. Reka turebe hano ngo call for full funded scholarship in KSP Rwanda funded by RTB and SDF 2025. Nuvuga ngo barimo barahamagarira kwa applyinga scholarship y'ijana iri full, ariko ikabitanzwe na KSP kufatanye na RTB na SDF mu mwaka wa 2025. About the scholarship, on April 10, 2025, KSP Rwanda and Rwanda TVET Board Free Skills Development Fund signed the 3 years partnership agreement to strengthen vocational training in Rwanda. Nuvuga ngo bishatse kuvuga ku itariki 10 z'ukwa kane KSP Rwanda hamwe na TVET ariko binyuze muri Skills Development Fund basinye amasezerano cyangwa se ubufatanye bw'imyaka 3 aho bashaka gutanga ubumenyi ngiro mu Rwanda muri rusange. Icyari kigwambe hangaha ni ukubaka cyangwa se onboarding capacity in multimedia production aiming to equip young professionals with industry relevant skills. Bivuze ngo ahangaha ho icyo basinyanye no guteza imbere ikijyanye na multimedia production mu buryo bwo gusohora abana bakwiye bafite ubumenyi nyabwo. As a part of this partnership, fully funded scholarship, urumva yuko ahangaha ni scholarship y'100% buri kimwe cyose kizaba kirimo, noneho ikazaba iyigaragara cyangwa se ikazahabwa umuntu wese uzashaka kwiga ariko akaba ashaka kwiga icyo bita multimedia production. Noneho akaba ari criteria zigomba kuzakurikizwa. Umuntu wese ushaka kuziga agomba kuba ari hagati y'imyaka 16 na 30. Urumva yuko nyine target ni urubyiruko muri rusange. Niba uri munsi y'imyaka 16 urihangana, kandi uri hejuru y'imyaka 30 naho urihangana. Nanone uapplyinga cyangwa se applicant should be having like wenda uapplyinga ashobora kuba yarabonye cyangwa se yarangije senior free cyangwa se mu gatatu cyangwa se akaba afite diplome mu gatandatu, ibyo bita result slip. Ubwo bimvikana nyine ku bantu diplome zasohose agomba kuba ayifite. Icya gatatu ugomba kuzaba ufite icyo bita ID cyangwa se passport. Applicant should have an ID cyangwa se passport. Igikurikiyeho nuko uapplyinga ashobora kuzaba yiteguye gutangirira igihe cyari cyo cyose bamubwiye yuko bamufashe, kandi akaba yiteguye kwiga guhera from Monday to Friday, guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu mu gihe cy'amezi 6. Bivanga iyi porogaramu cyangwa se scholarship irarebwa mu gihe cy'amezi 6 ku muntu bazafata akajya kwiga ku ino scholarship. Noneho applicant who have not attended the trainings funded by SDF Skills Development Fund. Nuvango nanone iyi scholarship ntabwo ireba umuntu wari wese waba warigeze gufashwa na SDF, kuko iyo isanzwe n'ubundi istanga buruse ku bantu bamwe na bamwe bakiga ibintu bijyanye n'imyuga cyangwa se n'ubumenyi bw'igihe gitoya cyangwa se training zitangwa mu gihe gitoya by'ibuze cy'amezi 6. None ikindi cya kabiri nuko cyangwa se kihutirwa cyane nuko umuntu wese wa applyinga agomba kubikorwa cyangwa se agomba kubikora mbere yo mu kwa kane 2025 ku itariki 28. Rubarumva uyu munsi w'itariki wenda 16 turacyafite iminsi igera muri 13 yo ku applying. Urumva rero na amahirwe nawe ushobora kuba wagerageza aka kanya ukareba niba rwose wayabona cyangwa se amahirwe yagusekera nawe ukibona mu bana azabona iyi scholarship y'100% nk'ibisanzwe. Ikindi uko nababwira yuko umuntu wese uzafatwa azaba afite amahirwe atandukanye. None ukimara rero kubona ino link
ntabwo bisaba kugira uzagiye muri cyber cafe cyangwa usabe umuntu ngo aguce amafaranga. Ariyo mpamvu akenshi mu Rwanda ikoresha telefone no kugira umunyarwanda wese ahari cyangwa se umuntu wese ufite ikinyarwanda akaba yifuza kwa accessinga ino scholarship abe yashobora guhita yikorera akoresheje telefone yiwe bitamugoye, nta mwanya kujya muri cyber cafe cyangwa se niba ufite machine aho wabikora. Ariko ku muntu wenda udafite machine akafite telefone akaba ashobora kumva kino kiganiro, nawe ashobora kuba yakora icyo bita application kandi bigakunda. Icyambere ukimara kuhagera cyangwa se ukimara kubona ritangazo baragusakuza ino form. Niba usaye umuntu wese uko twumva yuko mu mpera z'iki kiganiro cyangwa se kino yadushoje tubaza gushira link cyangwa se form muri description y'iyi video kugira nawe utuhakanda ukore icyo bita application. Na kanya gatoya kongeye kubibasobanura form kuntu yuzuzwa nk'ibisanzwe, kandi nusanga wenda hari undi muntu yikeneye nyaboneka mubwira atajya ku channel yanjye arebe kino kiganiro akande kuri iyo form ahite yuzuza asunika ibisabwa byose nkuko tugiye kubirebera hamwe nk'ibisanzwe. Reka turebe form kuntu itangira ivuga. Nuvuga ngo ino form iravuga cyangwa se irabaza ibibazo by'ingenzi bikenewe. Icyambere ni izina ryawe, ahangaha handitse ngo full names, urandikamo amazina yawe nkuko ari kwirangamuntu. Please na amazina yawe uri hehe kwirangamuntu, kuko wabonye ko umuntu uziga cyangwa se uzabona iyi scholarship agomba kuzaba afite ID cyangwa se passport. Ikindi cya kabiri ni nimero yawe ya telefone. Reka wenda hano tuvuge hano izina ryanjye wenda tuvuge Tera, noneho hano dushireho nimero ya telefone uyandikemo, kandi iyo nimero ya telefone agomba kuba ari MTN apana Airtel. Ndongeye mbisubiremo ni MTN ntago ari Airtel. Ugomba kano kantu kukitaho cyane. Hano haraza icyo bita ubwo hano hari phone number nyine ni MTN. Gender biravuga ngo ni igitsina cyawe, niba uri umugore cyangwa se niba uri umugabo urahitamo. Nimba uri female cyangwa se uri igitsina gore urakanda kuri female, niba uri umugabo urakanda kuri male. Noneho tuvuge ko ngiye ndi umugabo makande. Noneho tuze kuri level of education. Urabona ahangaha hari O level cyangwa se troncome, hakaza na A level kuri advanced. Ubwo A level ni umuntu warangije senior 6, O level ni warangije troncome. Noneho hano hari others igihe wenda ufite ubundi wenda ufite nka A0 cyangwa AE ushobora guhita ubishiramo ukavuga ati wenda mfite A0 cyangwa se AE. Noneho ikindi cya kabiri kiyongeyeho nuko hari ahantu ho gushira ID yawe cyangwa se passport number. Hano urazandikamo nk'ibisanzwe bitewe n'igihe wavukiye, noneho ugere imibare 18 13 nk'isanzwe. Igikurikiye ni kiravuga ngo can you afford a laptop for a single practical assignments. Bivuze hano ngo ese ushobora kuba wabona laptop yawe wihariye mu gihe uhawe icyo gukora ari kuri wenyine. Ahangaha niba uyifite uravuga yes, niba utayifite uravuga no. Ntubeshye uvuge icyo ushoboye. Niba utayifite rwose ntugire ikibazo ukande kuri no. Hano wenda kankande kuri no. Noneho igikurikiyeho ikibazo baravuga ngo why are you applying for this full funded scholarship. Ni kubera iki urimo applyinga ino scholarship ijana. Icyambere hano bavuze ngo I can't afford the cost of education. Icya kabiri I can't afford the cost of education, bivuze ngo ntago mfite ubushobozi kuba nakwishyurira. Gatatu I want to develop skills to help my community. Ndashaka kuba nagira ubushobozi bw'ubumenyi mu buryo gufasha community ntuyemo. Gatatu I need support to reach my academic goals. Nyine hari ibintu wasetinze ariko byagufasha kuzabigeraho cyangwa se kugera ku byo wateguye bitewe na goals zawe. Icyanyuma ni I want international exposure and experience. Ndashaka kuba ku ruhando mpuzamahanga kandi nkafite skills cyangwa se experience muri ibyo bintu. Rero icyo nakugira inama, kanda hano hose havivure rwose wigira ikibazo. Hano hari ada uyihorere. Igikurikiyeho none nukanda hano kuri ada ubwo bahita bagusaba nyine kugira ibintu runaka wandikamo, kandi byagusaba amagambo byibuze 250. Hano rero tugeze kuri attach your identity cyangwa se attach your passport. Attach your identity ni ID yawe cyangwa se icyo twita irangamuntu yawe mu Kinyarwanda. Ubwo uraza kandi kuri ID bakujyane
ufate file yawe uyishiremo nk'ibisanzwe. Urabona hano bahita banjyana kuri browsing, nyishiremo. Nimara kwishiramo nkomeze hepfo, hari ahantu bahise bansaba ngo attach your education documents. Tuvuga ngo hano baragusaba gushiramo result wabonye. Niba ufite icyemezo nyine cyo mu gatatu uragishiramo kiri notified kizwi cyane, cyangwa se cy'umwaka warangirijemo. Ukanda hano handitse ngo add file, ugishiremo. Igikurikiyeho, ikibazo gikurikiye ni kivuga ngo if you were selected, are you ready to attend the trainings for a 6-month program? Ese niba bagufashe ukazahabwa ama training, witeguye neza koko kuzajya kuyatendinga mu gihe cy'amezi 6? Ubwo niba ari byo urakanda hano ndetse yes, niba atari byo urakanda hano ndetse no. Igikurikiyeho aricyo cya nyuma, how will you cope with studying with free accommodation on the meals? Kino kibazo ni ingirakamaro, kirabaza ngo ese ni ubuhe buryo wawishimiye kuzaba wahabwa accommodation, aho kuryama cyangwa se aho gucumbikirwa cyangwa se ifunguro. Niba uri interested, niba ubishaka urandika hano interested, niba utabishaka ntago urandikaho, ntago uravivura hano ari interested, urandika hano ndetse cyangwa uravivura hano ndetse ngo not interested, ubundi ukore kuri submit. Aka kanya ukimara gusubmitinga nyine urawugiye mu bantu bamaze ku applyinga nk'ibisanzwe. Ubundi utegereze amahirwe yawe, bazakora icyo bita selection. Niba guselectinga bazaguhamagara, cyane cyane ko washyizemo email, telefone washyizemo, ubundi bakumenyeshe aho amasomo azabera. Mbibutsa yuko KSP iba i Kigali mu mujyi hafi Nyamirambo ndakeka. Bivango rero hamwe n'ubufatanye na RTB cyangwa se Rwanda TVET Board binyuze mu kigega cya SDF, barimo bafata abantu bari hagati y'imyaka 13 kugeza ku myaka 30 kugira babashe kubafasha mu buryo bwo gufata ubumenyi bw'igihe cy'amezi 6, bahabwa buri kimwe cyose, harimo ifunguro, harimo transport, harimo byinshi cyane nyine. Ndetse urumva yuko na amahirwe y'umuntu uwo ari wese. Aya makuru yasangiza abantu benshi cyane bayamenye, kandi ndagira ngo mbabwire yuko ngiye gutanga ino link ya form muri description y'iyi video. Noneho niba ushaka ku applyinga uhite wa applyinga. Niba ushaka gusangiza n'undi muntu mubwira agende ahite kano kanya yinjira muri video yanjye, akande muri description, akore kuri form, ubundi yuzuze, ubundi akurikize icyo nababwiye nk'ibisanzwe. So aha rero nahandi hano wabikura ni kuri Tab TV. Nimba utawakanda subscribe hakande kuya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi wibuke gusharinga n'abandi aya makuru. Urakoze cyane w'agaciro. Ikiganiro cyo nikigaruka ngira ngo mbabwire ko mu kiganiro cyakuri iki ngiki cyangwa se ejo hari ayandi mahirwe agiye kuboneka, nawe uzabe uri tayari wenda wasanga kureba. Ciao ciao, ikiganiro cyo nikigaruka.